ndabanza gushimira Imana yemeye ko umubyeyi wanjye mama akaba n'umuvandimwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko byose yigena Nyagasani rero ndi bumenye ibye, akavuga ati ibi ntibigende gutya, ibi nabyo bigende gutya, kugira ngo nyine agaragaze ko ari Nyagasani nyine. Ni Nyagasani, ntabwo tumutegeka, akora ibye, yaradukijije aduha agakiza, byose niwe, ntawagasabye, niwe wakaduhaye ku buntu. Ubwo rero umubyeyi wanjye, umuvandimwe kuba yatashye, ndabishimira Nyagasani, kugira ngo muhite munamwumvira amashyi. Murakoze. Nibyo kuko ntitwakirengagiza ko twambaye umubiri, iyo wibutse ibyo umuntu mwagiye mucanamo, mama twarabanye cyane. Iyi nkuru ingeraho yangezeho ku cyumweru. Ku cyumweru ntabwo nari ndi mu Rwanda, ubwo aho mba ntabwo twari tumaze nk'icyumweru cyangwa n'igice tutavugana, kubw'impamvu z'uko ibintu biba ari byinshi umuntu aba arimo akora. Ubwo rero kubona akanya kugira ngo uvugishe abantu biba ari gake cyane, ari gake, ariko uko umuntu abonye akanya, cyane cyane nko ku cyumweru nakunda kuba afite umwanya cyane, ariko we akaba yagiye mu materaniro, urumva guhuza byabaga ari ku mugoroba. Ubwo rero ku cyumweru yarampamagaye, tumaze nk'icyumweru tutavugana, ariko ndi kuvuga nti nibiza kunshobokera ngomba kumuvugisha. Ariko we saa 10 ampamagara ndi mu bindi avuye gusenga, arambwira ati papa aragukumbuye, akeneye kukuvugisha, twese turagukumbuye, akeneye kukuvugisha. Ubwo arambwira ati saa 2 urabona ngiye kujya muri siporo, papa wawe nawe ntahari, ubwo saa 2 ubwo ni kuri ya gahunda tuziranye twamenyereye, twari tumaze kumenyera ku cyumweru ku mugoroba. Ubwo rero saa 10 avuga ati nibyo, saa 2 rwose ndaza kuba mpari. Ubwo twabwiraga na uti sawa, ambwira ati sawa, ndi nabwira ati sawa, buriya naha mukanya zasaha zarageze, aho kugira ngo tuvugane, aho kugira ngo duhamagarane, mushiki wanjye niwe wese umpamagara, arambwira ati ubundi ampamagara mushiki wanjye uburyo tubanye, iyo ampamagaye
mvuga uti uko byasa kose hari agakuru runaka agiye kumbwira keza. Turi abantu nyine b'inshuti nyine bari aho ngaho cyane. Ubwo nanjye nafashe telefone mba niyitabiye hejuru, iyo bimeze bite, ariko ibyo urumva natereye hejuru waterera hasi. Aterera hasi arambwira ati numva afite agahinda, arambwira tuzi ibyabaye, ati mama twamubuze, twamuhamagaye twamubuze, agiye muri siporo, none turi kumuhamagara twamubuze. Noneho kandi ndi kumva ngo hari impanuka yabaye, ubwo Visi na papa bagiye Kacyiru kureba. Aho ngaho numvishe mbaye ntazi ukuntu mbaye, ndavuga nti ibi bintu bishobora kuza kuvamo nyine ikintu numva gikomereye umutima kuza kucyakira. Ubwo naravuze nti ntabwo nahita mpamagara Fisi aka kanya, kuko nimuhamagara mfite umutima urakomerewe cyane ko ntaza kwakira inkuru nashaka kumva. Ubwo nabisize aho ngaho, arambwira ati turaza kumva, telefone nyirambikaho, funga na data wenda kugira ngo mbanze muri njye mbanze nishyiremo akanyabugabo, kuko ibyaza kuvamo byose ari ukuza kubyakiza amaboko yombi. Ubwo naragiye nitera utuzi, ariko ndagaruka. Ngarutse ariko umutima ntiwamama wempo, ntaramenya icyabaye ku mubyeyi. Narongeye za data ndazifungura, mu kuzifungura WhatsApp yanjye ntabwo ihita notification. Ubwo nafunguye WhatsApp, hari groupe tugira y'abakiranutsi, mbona message ya mbere yampaye karibu kuri WhatsApp, nivuga ko umubyeyi amaze kwiruhukira. Nta wundi muntu bimpamagaye ngo abimbwira, naho nahise mbibonera. Byari ibintu bikomereye umutima. Turi abakiranutsi n'ibyo, umuntu aba abizi ko agiye mu ijuru, ariko nyine twambaye umubiri kandi ntabwo twakirenganya. Na Nyagasani arabizi ko tuwambaye. Nagize intege nke, numva ndihebye, mera nk'umuntu uhungabanye. Ndavuga nti wenda nshobora kuba ndi mu nzozi, kuko ni kenshi bijya bibaho ko umuntu yaroteye undi yapfuye, ariko bikaza kurangira akangukiye hejuru asanze bitari byo. Njye nkiri kugira ngo ni inzozi, sinigeze mbona umuntu nkangura ambwira ati byuka dore wakererewe, bya bintu byari inzozi. Usibye Nyagasani waje kunkomeza akabimpa kubyakira, ariko ntabwo byari byoroshye. Umubyeyi rero ugiye kuvuga uwo yari we mu buhamya butoya bw'ukuntu twabanye.
ubundi ugiye kumuvuga ntiwamurangiza. Uriya yari umutagatifu kandi aracyari umutagatifu, yari umuziranenge. Urebye ingabire Nyagasani yamuhaye ni ingabire ikomeye cyane, ingabire y'urukundo yakundaga abantu. Buri wese uri hano afite ubuhamya yatanga bw'uburyo yagiye amubanje. Yari umubyeyi ugira urukundo rwinshi cyane, urukundo rukamusunikira ku bwitange nabwo bukomeye. Ngiye kuvuga iby'urukundo rwe, ni icyuho gikomeye, ariko Imana ishimwe nyine ko yatumye ibi bibaho. Ndabyibuka ajya kuva mu Rwanda turi ku kibuga cy'indege, aho ugera nyine abantu ntibabe bakemerewe gukomeza, abandi barasezeraga bagasezera noneho nkakomeza bakagenda. Ariko we urabona nimba kwinjira mu kibuga cy'indege ari gutya, abandi bagakomeza bagenda gutya. Ndamwibuka uburyo yahagaze aranyitegereza, abandi bagiye, aranyitegereza arakomeza aranyitegereza, nkajya mupepera ariko abona adashaka kunkuraho amaso. Yaranyitegereje cyane, akomeza mupepera, ndinda ndenga aho atakimbona, nkomeza kumubona akindeba. Icyo rero nicyo gihe niwo munsi wa nyuma mu buryo bw'umubiri nongeye namubonye. Ubwo nafashe indege mvuga nti aho ngiye ibintu ni ukubitunganya neza. Yampaye impanuro nyinshi, avuga ati ibintu ngomba kuzabitunganya neza kugira ngo igihe runaka kuko yakoze ibintu byinshi cyane, ni ibintu bikomeye kuko yari umutima w'urugo, yari umutima pe. None umwe mu batumye njya gukora kandi nkakora cyane, igitaraganya nagarutse nje kumurambika mu gitaka. Yari umutima w'urugo, yitangaga, yakundaga abantu cyane. Kumubwira ikibazo cyawe yahitaga yishyira mu mwanya wawe. Kumubwira ngo umuntu yahuye n'uburwayi runaka, yahitaga afata iya mbere mu kumenya ko yabonye ibiryo ari kwa muganga. Yari afite ingabire ntange ntashobora gusobanura. Naramwitegerezaga nkavuga ati ariko uyu ni umuntu cyangwa, kuko yari afite ingabire nanjye ntasobanura. Yari afite uburyo atwitaho, akita kuri papa mu buryo bukomeye.
narabirebaga nanjye nkavuga nkabona n'undi ariko yari ari mu mwuka w'Imana. Iriya ni ingabire ya Nyagasani, ingabire yo kwita ku bandi, kubikora ari ibintu bikurimo, ukabona umuntu arabikora ari ibintu bimurimo. Ariko Nyagasani nyine ashimwe kuko yabyemeye, yakoze byinshi kugira ngo ngere aho ngeze uyu munsi, afatanyije na papa. Ndabyibuka ku ishuri hari ukuntu yazaga kunsura nkiga segonderi, yakundaga kuza, noneho abanyeshuri babona keya mpa ndi ikintu cy'igisaza bakamureba bakaza bakambwira, ariko mbega umumama akavuga ngo ngiye mfite umumama nkuriye nakubaka etaje menya nagura n'indege, kuko barebaga bakavuga bati mfite umumama nkuriye ntacyo ntageraho. Yari afite urukundo rwinshi kandi akagukunda akakwitangira. Yari afite abantu, ni ibintu bigaragara ubushuti, uburyo yakunda gukora inshuti. Ariko Nyagasani nyine abishimirwe, afite uburyo yabanaga na papa, noneho ntareba uburyo amwitaho nkavuga nti umufasha n'uyu nguyu. Ariko abo bantu bari umusore nanjye nzabona nkuri. Umuntu uzi gutanga keya nyinshi cyane, ukamenya agakoordinetinga ibintu byose, ugasanga ibintu bye biri ku murongo. Ariko nanashimira umubyeyi wamwibarutse. Mu rugendo nakoze ndi kugaruka i Kigali, nari ndi kumutekerezaho cyane, avuga nti reka ndeke kwikunda cyane, ndebe no ku mubyeyi wamwibarutse. Uyu ni umwana wa kabiri abuze mu gihe kitageze mu myaka 2. Ubwo rero nawe namutekerezagaho cyane, ariko naraje nsanga arakomeye, nubwo nyine hataburamo kongera kugaruka utundi tuntu bituma bisubira inyuma, ariko narishimye cyane gusanga akomeye. Mama yamuhaye uburere bwiza, ni ibintu bigaragara pe, ibintu twarebaga, kuko ukuntu yakoraga, uburyo yitangaga, ni ibintu nabonye ku mubyeyi we, nawe ni kameze. Ubwo ni ibintu, ni ikintu cyiza yamuvomyemo. Ariko sinabura kuvuga ko nabwo ndi kugaruka, nari ndi gutekereza kuri papa nawe, umuntu babanaga kandi bakagendana ibihe byose, babaga bari kumwe ku kazi,
ngaho muri siporo byose nari ndi kugira ngo nimpagera ndaza gusanga umusaza wenda yarahungabanye, ariko ubwo nahageraga nasanze akomeye kundusha. Imana ikomeze ibimuhe, kandi natwe twese Imana ikomeze duhe gukomera, twishimira ko umuvandimwe agiye heza. Ari heza rwose, araruhutse, nta kidasanzwe rero cyabaye, ahubwo ni ibirori. Rero ishimwe namuvugaho byinshi, ariko ikangarukirizaho, ariko sinabura no gushimira ubwo iyi nkuru nayimenyaga, ndagira ngo mbashimire umuryango w'abantu tubana iyo hirya, abanyeshuri twigana nabo bampaye ubutumwa ngo nzabakomeze, bambaye hafi cyane, buri buke nza twaraye mu kiriyo barankomeza. Sinabura no kubashimirira igihugu cyacu. Urumva ngewe ubwo ndari nabaye nk'umusazi, byose byarakurikiranywe bikorwa neza, mbona ubutumwa bumbwira ati itike y'indege yabonetse ngwino utahe. Ariko hejuru ya byose hakaza Imana, kuko ibyo byose abo bose bakoraga niyo kugira ngo uyu musore adahomba kiriya kirori. Mu gusoza rero mwakongera mukayimpera amashyi.